Agasaro, agasaro, we nakunze, izira bikuza, oya bigushavuza, uri bigukuza. Imyanzuro y'urubanza ubushinjacyaha buregamo Mutsinzi Modeste bushingiye ku bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha. Urukiko rusanze uregwa ahamwa n'icyaha cyo gutanga ruswa rugendeye ku itegeko nimero 1815 akaronko 020 ryo kuwa 12 Mutarama 1975 rivugwamo ibihano by'ibyaha bya ruswa. Uhamwe n'icyaha ahanishwa igifungo cy'imyaka 10. Rukurikije kandi ko uregwa yemera icyaha kandi akaba yarafashije urukiko rumukatiye igifungo cy'imyaka 5. Ndagira ngo ujye umenyera mushiki wanjye umushyira minerval ko asigaje igihe gito kugira ngo arangize kaminuza. Ibyo biroroshye cyane kuko urabizi turi umuryango kandi aho utari nzakubera. Injira. Bitagasa. Muraho. Wambaye neza wowe agakuru. Hirya nansumuza nari maze iminsi mukomboye ko. Bite. Karibu. Amakuru y'iminsi. Murambabara ko naje nambaye mu kazi kanyu. Nta kibazo. Byatewe n'imodoka yaje mu rugo bampa lift kandi yabaje muri bino bice by'ahangaha. Ubwo yose niriwe nsubira mu nzu ngo byo guhindura. Kandi kubona wambaye neza. Nta kibazo. Ariko tonto sinari kuvugira migani bigeze aho ngaho. Karambeshye. Sinjya mvugira migani ngewe. Nari kubabwira yuko igihe cyo kwishyura minerval cyageze kandi turatangira ibizamini ejo bundi. Urambabarira. Ntabwo narabyibagiwe cyane ariko byatewe n'akazi kenshi cyane sibyo? Hakoreka musinyire sheke kugira ngo ujye kubishora. Urambabarira gatoya sinzi sheke yanjye yashize sibyo? Aho kuraza kumereza nimero de compte kugira ngo nzafashwe. Nazanye bordero nanishyuriye semestre ishize. Ubwo murareba umubare w'amafaranga na nimero de compte.
ubundi ejo ntukazajya gunagira sibyo kuko nzajya kwishyura kuri banki niba kuri banki nzakuzanira mu rugo ngira ikibazo kandi nari mbakumbuye. murakoze. Sawa. Mugire akazi keza. Agasa nagira ngo mbere urwo rupapuro aho ngaho kuko nzaga hako niyo kubabwira mani iyi weekend noneho dufite promiri special iyi ngiyi byongeye kandi nzaba ndi free nzaba nta masomo mfite kabisa. ariko Nicolas ubwo ushatse kumbwira ko uzava kuri network ari kumwuru wagushira nyako umva nawe erega mari ngomba kumba nkumbi umukunzi buriya ariko sha ariko mari buri kintu kimwe cy'ingotesha byatari ishuri mani. ariko sha uvuze ibintu byerekeranye n'urukundo n'amapenzi buriya ira nshuti yacu Christian ajya mbabaza agahinda kakanyica nka burunga tura no kuri kw'Imana. ahora ni cyari Christian hari kandi bose ni bamwe ndakubwiye guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru abakobwa babirukankaho ariko wapi bagakatira shaka kubeshyira ati nyagasani we ariko shabanza bari abana rwose barinde kuzamira amahembe. aha wahora ndi wifatira se ko imboga zibona abana koko cyana rubiyo. ugitiriye vose ibyo nashakaga rwose narabisomye ariko nifuza icy'amatesi. gishingiye kuki? ntacyo urampitiramo icyo mpfa ni ugusoma. Okay. Wumviye kwishyura Agasaro Minerval. Byagenze gute? Kuri banki se? Nagiye nanga nimero de compte y'ikigo hanze amafaranga bamburyo. Tangira nayiza. Wow. Gasaro yese kadakoma. Avuye hano none ngo atire igitabo kuri bibliothèque. Ese. None se tujye mu cyumba. Agaje nahindiye gahunda. Gute se? Gasaro agomba kujya nyubaha akaniyumvira birenze ku asaza ko ntanyumvira. Sozi ko mufite gahunda se. Ushatse kuvuga iki? Ngomba kumwishurira Minerval ngira namubyara. Gasaro aracyari umwana kandi wibuke ko wabyemereye umusaza we kuzamufasha. Umusaza we biki? Gasaro ni mukuru. Shakumya ko na myaka 18 afite. Nizere ko ari cyiza. Ni cyiza. Bye. Okay. Bye. Nuko rero ngo ndumva utazongera kunyikoza. Ariko wowe turaziranye ndakuzi wese wese. Cyo dupfana nawe nge n'amafaranga. Sibyo? By'urukundo byo siko nta rukundo ugira. Nibo narugira sinjye bakarugiriye kuko uzi ko umugabo wawe zara mu nyuru. Iby'amafaranga byo nugira ikibazo nzajya nyaguhereza. Unashaka nane nzajya nkongera. Gufuha byo ubu byihoreye. Ndumva bitazoroha. Ngaho basi bimwe tujye mu cyumba. Musobanurira ukuntu hejuru y'umugore wa modeli wumva no kugerekaho na mushiki we. Uretse gato. Ndimo gusubiza agaciro kawe. Uzi ko uri umugore w'inshuti yanjye se? None ubwo bya Gasaro ugomba kubira icyo bikoraho.
byarakomeje bigera aho ababyeyi b'umukobwa batagishaka ko umwana wabo akomeza gukundana n'umusore w'umukene, bamujyanye kure ku buryo umusore atamenye igihugu bajyanyemo umukobwa. Byaramugoye bituma umukobwa ahitamo kwiyahura. inkuru muyibise mute? Icyo navuga kuri iyo nkuru ni nziza, umwanditsi yashyize mu magambo asobanutse, ntabwo yazimije. Murakoze. ahandi nta kintu mufite mwakongeraho? Nibyo koko iyi nkuru irasobanutse nk'uko mugenzi wacu amaze kubivuga, kandi ni nziza koko pe. Ariko njyewe ikindi nakongeraho ni uko ababyeyi bari bakwiye kureka abana babo bagakundana n'abo bashaka, kuko biba bishoboka ko bazana abana ubuzima bwabo bwose. Murakoze. Gasa, ye mbona ukundanye na Mucyo nta kibazo, ko birasanzwe, kandi ni n'inshuti ya musaza wawe cyane. Ariko njye siko mbibona. Naje nje kwiga, sinaje nje gukundana. Ndabizi wajuje kwiga, arega ndi muramukazi wawe, ntabwo nakwifuriza ikibi. Oya, ariko mfite ikibazo. Nahise ko aribwo bwa mbere naba ngiye gukundana n'umuhungu, noneho umugabo ungana kuriya. Mfite ubwoba ko yanyicira ejo hazaza hanjye. Ariko se ubundi yagutumye? Oya da, nuko mbona waramutwaye umutima. Nzabanza kwiga mbona akazi, ibindi bizabiza nyuma. Wa profesa ya mahirwe ukiyafitira, ariko se aya mashuri, aya mashuri Ko gitindanye ubuse manda urakira? Wahora n'iki? Ese ko ari wowe wampaye inkuru iryoshye cyane? Ese niyo mpamvu wagitindanye? Yego, nagisubiyemo inshuro nyinshi zirenze izo ebyiri. Dore warengeje iminsi 6 mu minsi twari twaguhaye. Dore umunsi umwe tubarira 500. Usura yabona? Nta kibazo, si 3,000. Ya ni 3,000. Nzayishyura. Cyo mfa nuko nshakira indi nkuru iryoshye nk'iriya. Nakatabuze zirari nyinshi. Ite mwiza. Ndabona umunsi wakikoreye. Ntabwo nuko wabuze amafaranga yo kwishyura umukozi. kuko wowe uyafite warapfukanye se. Nuko nasanze umugabo wanjye akunda isuku, nanjye bituma uyikunda. Reka ibyo tubyihorera. Ntacyo kubaza igihe tuzajya kumurebera rero. Tuzajya Kuwa gatanu. Sawa, reka dushe muri gahunda. Si ibyo byose ni amafaranga. Zana. Icyo cyose ni amafaranga. Kwemeza. Ntacyo cyose.
Bita agasaro. Kutigeze uza kunsukuza hano hasi. Ntabwo namenye ko waje. Siko nageze wongera ngo naguhari. Urabiga dukiza. Amasomo saragenda. Harya wigiki? Niga ubuvanganzo nyafurika. No mu gihe kiri imbere uzaba muramukazi muri kaminuza. Ndashaka kwiga nkakora ubushakashatsi nkazandika ibitabo byinshi cyane. Ni byiza. Uriya mukobwa wanyasigaye asuzugura. Ariko agasaro ni umwana. Hariya ni amasoni kandi ikindi aracyari isugi nta bagabo yari yamenya. Cyari isugi? Urose wabimenye gute? Yewe ariko uranyitiranya wowe izana kashe gusa. Ndabijyamo. Ibyo byose ni amafaranga. Nta cyubu cy'ubusa. Nta cyubu cy'ubuntu. Ko bimeze. Afite. Wowe humura gusa. Nzakora uko nshoboye kose kugeza ibintu birangiye. Ikibazo mfite no kuzaduca amazi. Oya. Ngiye ntabwo nahemukira mu wanyange mote. Aha, abagabo se. Agasaro. Biriya bintu wowe bikora imbere ya Mucyo. Ugira ngo biba binshimishije. Ibihe. Agasuzuguro agaragaje ejo. Ariko njye nta muntu nigeze nsuzugura. Mucyo aza kudusura ukamukuba. Urabyibagije. Nese niba yaraje agasanga ngiye kwinjira mu nzu bya gutuma ntinjira. Cyangwa uba wibagiza ko niba byayitumwa ari wowe wabiguze. Usigaye unyivumburaho ukanta ku meza. Nese wabona amasaha yo kujya kwiga atageze. Ako gasuzuguro gasigaye ufite muko ushatse wakagabanya urumva. Ni soni. Agasa. None watinya mande. Reka ndagenda. Ndatense. Savas? Biki tambaza.
ngiye banyongere fanta irarangiye sinzi niba bari kureba ivide. ntibakongera amakashi nikitabuza. Bahameda agasaba wowe kudasaba biracyarimo ariko cyangwa wagize isoni za mucyo. sinzi icyo agasara nziza akenshi banciye amazi. ubona nari bogare se? Akuziza iki agasa ko ntacyo atadukorera? arambeshyera ariko ntacyo muziza. Turamukunda. agasa genda gukunda. Ariko ntukigire umwana. yangahe boss? Ni 200. Nimero zawe? 072 82 95. uba mereza ikarita aho ngaho. Waba wihanganye boss? Uramuhereza nyuma ngiye manza umereza. Bakwihangana gatoya. Kibazo. Shaka karte zingahe? Meza mo. Karita ebyiri. Ngire nimero zawe? 072 215. Nta muntu wari kuyemera. Uriya muntu ni umucuruzi yitwa Mucyo. Ariko ariyemera koko. Sawa kuza. Sawa sawa. Wow. Agasa. Usikuma magaye nanjye guhamagara. Reka noneho ngo uhamagare igihe mfite amayinite ahagije. Kibazo nanjye kujya ku kazi. Agasa. Ubushize hari agapapuro wataye muri biblioteki igihe uherutse. Akandi ko? Ya. Kari kanditseho interuro idasobanutse. Bidasobanutse? Nyine kari kanditseho ngo nagiraga nkubwire ko njye nawe nagiraga nkubwire ko narose njye nawe twako. Nero ntabwo yarirangiye. Njye naketse ko bijyanye n'amasomo yawe ndakakubikira. Ndakibutse. Ntugakene uzaza ugafatana n'akabitsi. Ubu se ashaka kuvuga iki? Si wowe se wabiteye? Njyewe? Wowe nyine. Nyine nashaka kubwira ko narose ngo nawe twakoze ubukwe turi ku Kivu nyine n'ibindi byinshi. Usiko kagapapuro karakanjye koko. Agasa? Oui. Ikarita nkohereje aganira ngo nandike kingana kuriya. Oya ni abana twigana twavuganaga. Urambeshya. Ntabwo mbeshya ariko umvaga ko ari ndende twavuganaga. N'abagabo bawe? Nta bagabo ngira. Mbabare nari mubutse. Ndabizi ninjye gusa. Halo? Ndakumva. Kutavuga? Ndakubeshye se? Sawa nagira ngo menye ko ikarita yakugezeho. Murakoze. Nimva ku kazi burandaza gukorera. Agasaro. Gasaro.
gira tugende igihe cyageze. Ndumva ntameze neza ntabwo njyana. Ubaye iki se kandi muri aka kanya urarwaye? Okay, reka tugende, ntuhazi ubwo nukiri uradusangayo sibyo? Urabona rutanoze se? uranaga ariko rumaze kumva Nkuko barukubise. Mu buzima hari ibintu biza bidateguje. ikize ariko ujya kuza waneguje nako nakwakiye se Oya. Bino wari umunsi mwiza kubirangiza. Wahora n'iki kora nzi ko n'indi byose umuhigo nanjye nkacyura kashi nyinshi. Nose bakubwiye impamvu yatumye ataza cyangwa ntacyo ugize umubwiye? Ubwo nyine inshuti n'abavandimwe bari bishimiye ubukwe bwacu utareba. Kunsetse. ikintangaza ni ukuntu nyine waratinye kubimbwira ahubwo ukabyandika. Harya ngo itwa Kame. Afite amafaranga se? Simbizi, numva bavugana kuri telefone. Ngomba kumumenya. Uribuka ubushize umuhamagara kuri telefone wamuhereje ikarita? Se burya nawe amayinite yanjye yashiriye. Ugatindika agomba kuyanyishura. None se kutanzimanira? Niko se mwe urareba ugasanga ndi mu gihe cy'amazima. Tugomba kureka imigano. Kuri telefone yitabira. Hello? Agasa kutanyita babaye. Ntabwo nanjye kumwe nayo. None se uburi Mu rugo. kutazanye na mwiza? Nta kibazo mfite. Numvaga ntashaka kuva mu rugo. Nukuvuga witonze. Ese urarwaye? Si ibisanzwe. Ashaka kumenya impamvu utazanye na mwiza. Murakoze. Agasa ndagukunda. avuganaga nande? Na mucyo. Wazarebye umunsi umwe ukaza kumureba? Sawa. Nzaza kwa gatatu nimugoroba. Umusore witwa Mucyo uramuzi? Ya ndamuzi. Ni inshuti yo mu rugo cyane. Ko gasa kuki ubeshye mucyo? Ntabwo akunda ko mubwiza ukuri. Akunda ko mubwiza ukuri? Gasaro! Usuwari! Gasaro! Gasaro! Uyu yari yambwiye ko arwaye Imana yanjye ubwo se agiye hehe? Umuntu urwaye apfa kugendagenda.
niko gasa uvuye he? Si wowe mbaza? ntabwo ari ukubabaza ariko maze igihe kinini cyane nifuza gusangira nawe none birabaye. njye nzi ko bizaba. wari ubizi? ya nari mbizi. wabibwiwe n'iki? narabibonaga. noneho usigaye ubonekera. gasa ndagukunda. nanjye. Nyiriwe mbese. Agasa wiriwe. Nyiriwe. Wari watinze gutaha ndakubwiye. Kubera iki? Ngufite surprise. Utihangane gusa. For and reason. Simbizi. Wow! Mbega agakanzu keza. Cyane mucyo wakazanye. Mbega. Kutishimiza. Ntabwo wayikunze. Kakabara kazima kabisa. Kabambereye. Uyu ni mama. Nta musaza wanjye ufunzwe akiri mutoya. kera uyu we ni jyewe, uyu akaba mucyo mwiza na musaza wanjye muto. aho ndi vuba mucyo yari yadusohokanye. mbona se dufashe ku rutugu. nuko ariyo positeri yashatse. wagira ngo ni inshuti yawe si gusa. oya ni inshuti hano bisanzwe. Okay. Ahangaha kamisa reka jugunya hasi. Reka nkuru tujye gukora. Gumaho. Umva gasa. ndaje. Vayo vuba nta mwanya mfite wo guta. ndaje. kandi ihangane ndaje. nta kibazo. Agasa kuki uri nashima?
Nyanyosha. Ngo nta soni. Nukuntu iyo kanzu yari ameza. Naho burya yagushimisha za kamimaye. Murandenganya ariko. Njye sinari nzi ko araza. Mwese ko nari mbutegereje. Abona araje. Ese nari kumusubizayo? Ubwo dufata nk'abana. Ubwo si byo muvuga byo sinabyumvaga. Iyo kanzu se yavuze hiki? Ngo ni nziza. Ego ubundi murandenganya. Ntimukeke ko ari inshuti yanjye. Ariko ubundi mwita. Urabona nakundana n'uriya bikazatugeza kuki. Nendaga kumubwira ko nkundana na Mucyo. Ese ubundi yaza kumarira iki nyine? Ugomba kubikemura kare. Oya nako nzamubwira ko ntarageza igihe cyo gukundana. Ubundi se twamusanze mu nzu. Kami, uyu ni Mucyo nakubwiraga. Yego ni njye Mucyo. Sinza mbere mubonye ariko. Nziza ishaka. Ntibyanyungura ko muri uyu mujyi ndazwi. By'umwihariko ndi n'inshuti ya famiye yacu. Ntuzi ko no kumushitsi mutamuzimane. Habuze iki? Habura amafaranga cyangwa? Turamwakiza fantasy ngari ndisonga afite icyaka amaranye igihe. Mungure ni gaze amafaranga sahari. Murekera aho birahagije. Ariko mwagiye mwubaha abantu. Igihe mwavugiye mukekaho ko atabasubiza. Ngaho muvuge ndabona umurusha umunwa. Ikibise tuvuze aho ngaho ni ikihe? Kami biki? Gasa ndakwiyana. Niba ari ibintu mpamagare ngo nze ntukirwe iwanyu. Kami! Umva. Ibyo numvise birahagije. Kami mbabarira. Ibyo mukora byose mujye menya ko umuntu ari we wifatira icyemezo. Uvuze muri kasa. Uvuze muki? Hariya umuntu ari wifatira icyemezo. Sawa ngiye gukora ko ndi wa mbere mu kwifata ibyemezo. Shabwo nyine binjiye mu nzu baramusuzugura. Wumve ngo Mucyo yarateraga mwiza akikiriza. Ubwo se wabonaga kama ameze ate? Nyine yarababaye cyane ku buryo atigeze anabavugisha. Birumvikana ari yumiwe cyane. Cyabonaga ababaye cyane ku buryo yese yikubita akagenda. Nanamukurikira akanyita inda yasharoze. Nibyo mwana we. Ariko ubwo uzi impamvu yakwise indaya? Yaketse ko ushobora kuba batendeka bombi. Nese ubu nagira nteruze. Ariko reka kubabara Gasa. Erega uri umukobwa mwiza. Anakwanze ntiwaba undi muhungu mukundana. Uzi nta wundi nshaka. Ndashaka Kami wenyine. Urabizi? Reka nkugire inama. Wowe ugomba kugenda ukamushaka. Ukamutekereza byose ntaho umuhishe. Gasaro ntukaba umwana. Yagutwara iki se? Ntiyakwanga kukuvugisha ko atagukubita. Uretse ko ngiye nta n'impamvu mbona yatumanga kukuvugisha. Shantinya ko hari icyo navuga cyangwa nakora kigatuma akamenya ngaho cyane. Ndabona uyu mukiriya agaragara cyane muri system akunze gusoma ibitabo bitandukanye byinshi. Uramuzi? Ni umunyeshuri.
wow. Dukeneye abanyeshuri bitabira gusoma ibitabo. Ikindi ndabona bakunze kwaka ibitabo by'abana amadesi anime. Yego rwose. Okay. Hagati aho mu cyumweru gitaha dufite indi livraison, bagize undi kubaza mbwira ko bizaza nta kibazo. Ikindi kandi mu rwego rwo gushishikariza abatugana gukunda umuco wo gusoma no kwihatira gusoma ibitabo byacu, wababwira ko dufite kuzahemba muri uyu mwaka umuntu uzagaragara afite ubushake bwo gusoma ibitabo. Yego boss. Ngira ngo nicyo babwira abakiriya kugira batazacikanwa. Nta kibazo boss. So muri rusange rero ndabona ibintu bigenda neza, reka mureke akazi keza. Namwe boss. Umunsi mwiza. Urabona ko bidasanzwe kuba ndi hano aya masaha? Kuri ntabwo bisanzwe. Si ubuhoro byagenze gute? Hari ibyo nshaka ko tuganira. Ngira ndakumva. Urabona ko Gasaro uburyo agenda yihagararaho cyane, biri bituma ngenda mukunda birushaho bitari bya bindi byo kwishimisha. Kagira inkuru. Kumutsetse. Urabona njye nta rukundo ngira. Ubu wibagije ko wasezeranije mode. Ibyo simbyibuka. Icyo nshaka ni uko narambagiza Gasaro. Ibintu rwego rwo kumurinda za nsoresore nka kambi. Njye ndumva ntabishyigikiye. Bamugusigiye nk'umwana. Arega ngewe mubwiza ukuri. Njye Gasaro ndamukunda. Kandi nta kindi ndamukunda. Ubaye wande se shaka ko uyeguriye amafaranga. Byo nugira ikibazo. Ubu kuri mara gutaha byo mafaranga yanyago. Impamvu rero ngo hamagaye just kukubwira ko igihe cyo kwishyura cyegereje, kandi gahunda ihari ni uko nta muntu uzinjira mu ishuri mu cyumweru gitaha atararangiza kwishyura tranche zose zisigaye, amafaranga ya supervisor memoire, kandi urabizi ko nudakora ibizamini byose bisigaye mu mwaka wawe uzaba imfabusa. Hafi yambwiye yuko ngomba gutanga minerivare bitarenze muri iki cyumweru. Minerivare nta kibazo. Nsaye gutangira. Ntugire ikibazo. Murakoze. Agasaro. Ndakumva. Uretse ko muri iyi minsi mufite gahunda? Ega nanjye mba mbibona. Nese ko mudatari uhamubera. Kandi biranshimisha. Ntabwo aribyo nshaka kuvuga. Agasaro, iyo mubonye numva ari ikintu gihungabanya umutima wanjye, kandi hari icyo ngomba kubikoraho. Ibiki se? Ndagukunda, kandi numva wambere umufiyansa, tukanabana, tugakora ubukwe. Reka nkwereke ko nabitekerejeho.
Bite kandi? Aje gufata igitabo. Oya, ni wowe nje kureba. Kami. Ariko kuki unyica mu rukundo koko? Urampora iki? Impeta wakambitse irihe? Ndavuze ngo funga igitabo nyumve. Akurashaka iki? Inde. Wowe. Inde. Wowe. Ariko Kami. Simari nabuze gusohoka. Kami. Sohoka. Kami wambabara ukanya. Kami. Mbabarira unyumve kandi rimwe byonyine kandi. Kami wambabara ukanyumva koko. Kami mbabarira kandi. Kami wambabariye koko. Sohoka. Mbabarira unyumve umunsi byonyine. Kami mbabarira. Gasa neza. cyaraziwe nyine ni danje ubu uzi yuko Kami kugeza ubu ngubu yanze kumvugisha. None se byibuze kuri telefone se nimero yacamo? Icamo ariko ntayifata. Ntabwo Serezi wavuze ko ubu mucyo ameze nabi ngo dukore ubukwe. Gasa ihangane. Ihangane biraza gukemuka sibyo? Mwumvise ko mufite porogaramu yo kwigisha abantu icyongereza? Exactement. Uko bimeze. Nifuzaga ko mwankorera porogaramu iri standard ku bakozi banjye, cyane cyane ko bazi icyongereza bagakoresha n'ibitabo by'ibanyu muri biblioteke. Ndibaza ko uravuga special course ugakoresha na library. Birashoboka rwose. Ufite abakozi bangahe wifuza ko twahugura? Ufite abakozi 50. Umubare mwiza cyane. Urumva igiciro? Urabizi kandi nawe koko business dukora ni nyinshi, ubusanzwe ni magana turabizi, ariko nkawe yaba niriya na kera cyane ko mfashije mu minsi ishize we nagukora nka forfait ya 250 muri byombi kwiga na biblioteke. Yes, ubwo ni 200 yo kwiga na 250 amafaranga make cyane. Ubu ngubu igisigaye ni ukumenya karite y'ibyo mwigisha. Umva twebwe tuza ku isonga. Hari amasoko hirya no hino, n'ejo bundi wabonye ukomeye mu karere yaduhaye igikombe n'umudari w'ishimwe. Ntugire impungenge kabisa, dufite abarimu b'intyoza b'inzobere kabisa. Kandi kuri icyo giciro ukumva ko nguhaye 200 ku munyeshuri na 50 ya library, nta n'ahandi wabisanga. Cyiza cyane. Buriya muraza kunkorera fagitire? Aka kanya rwose murabona ko nari muri office byari bihita birangira, ariko ndaza kubwira secretary mukoroza ndibaza ko adresse ntabwo yihinduye. Ntabwo nazihinduye nizaze. Baza kudereza liste ibyo mukeneye tukaza kubereza off mind. Mbere yuko rinarenga rwose urabana bibonye niba uri connect. Sawa nta kibazo. We keep in touch tuzavuga. Sawa urakoze. Sawa. Yes. Reka nkubaze gato. Hari ikintu nibaye. Nagira ngo tuganire akantu gatoya. Hari condition imwe nshaka tuganira. Condition? Ngira ndakunda. Ndagira ngo wirukane uriya musore wawe. Uriya musore ukora muri
kamise biblioteke sora gutya muremure nzo umva dupfa ikindi kame ni umukozi w'inyangamugayo akora neza twapfa ikindi kabisa wenda ushaka kondisiyo ya kabiri yindi ariko iyi ngiyi yo umva rero nkwigirire business ni business sibyo niba wumva utaramwirukana umbwire mbijyana ahandi uyu munsi umwe utekerezeho uraza kumenya ibisubizo sawa sawa urakoze Alo Nikola, ni Agasaro, shawambia ahantu Kami yagiye ko namubuze. Ubu mvuye mu rugo iwe namubuze yewe no mu kazi ntawe. Uzi ko amaze icyumweru cyose mpamagara nimero ye ntiko. Waramaze. Ubwo se urumva ko waramubuze ameze neza noneho. Gusa umenye ko kuva wamwinjirira mu buzima Kami nta mahoro igeze ajya n'umunsi warimo. Ushaka umaze utari umwaka kandi wa mukobwa we. Gusa icyo nakwisabira rero wa mukobwa we njye nkubwira nuko wamwibagirwa nk'uko nawe yakwibagiwe. Isi Kigali gihone gusa. Yesu mucyo karibu rero. Asante. Harya siko bavuga. Ubwo bwashyushye. Ibyo tubyihorere. Gasaro sariye. Ndabona ntaje byose. Gasa. Kira mvuye kuri bank. Nizanye bori. Murakoze. Gahunda simuzigeze. Turi kugerageza. Aho ko mutambaza uko abantu bazaza mu bukwe bwanyu bashyushye. Abo si nibande. Ivete wa undi udekora avuye hanga gutereta ikiraka. Nejo haje restaurant ebyiri harimo tayibyaze zisanga bizabatekera uko bateka neza. Kuva no tayibyaze nta kibazo. Siteka neza se? Cyane kabisa. Basa umunsi w'ejo rero mu kujya kwipima imyenda. Cyo tuzabona imyenda tuzambara. Sare murakoze. Umunsi mwiza. Umunsi mwiza nawe mucyo. Gasara ari heza. Gasara yagiye gutanga ubutumire. Bya invitation se mu bigeze. Sigaranye nkeya ndarara nazo nzirangije. Gasaro yari isigaye yagiye kuyitanga. Ariko kuko mucyo uguye kurongora Gasaro koko. None urabona hasigaye iki? Ntagiye ujya wicara ukumva utewe ubwoba nibi turimo gukora nakuri gukora. Ubwoba bw'ikiza. Mu buzima ubukemuka ku kibazo ntibiyo byari ikindi. Wakemurana cya kindi hakavuka ikindi ukagenda bisigurana gutyo gutyo. Kandi icyo ninya mu buzima kandi
ubwo burahari kandi naho buteze no kuzajya. Ikineye kurongora Gasaro nuko ari isugi. Ubu se mude aramutse amenye ibyo twamukoreye nuko twategetse mushiki we gukora ubukwe, urumva? Byamadara byihorera. Ubundi nibyo bizatuma aguma mu buroko. Maya bagira inkwi barya ibihiye. Ubwo se tuvuge ko kurongora bizatuma utajya hanze ra? Byo tubyihorera. Teshera. Sheri, ko mbona utishimye habaye iki? Ndananiwe cyane. Ndumva ntameze neza. Ngiye kuryama. Waba urushye aha ngaha mu ntebe kandi ntashaka tuganira. Oya. Reka njye mu cyumba kuko hano sinaruhuka neza. Ngaho ugiye kuruhuka. Kuko ndabizi iby'ubukwe birarushya. Uzaba tuzajya kuruhukira se? Zanzibar. Samereza akabezo mbe nigendeye ko ndabizi n'ubyo ukagiye wasanga natashye. Abonye umugabo w'umukire ariko nawe aritonda n'umwana mwiza arabikwiriye. Nukuri murashimishije. Mwakoze. Nukuri murashimishije. Feliciya. Mwazindutse. Nukuri murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Reka ndebe rero aho umugeni ageze yitegura. Sawa. Abantu ariko bari kuza
Nuko twihuse nawe ndabona Tegereze, ako biragaragara ko hari imyiteguro nubwo iteye ubwoba nubwo bataraza ufite amatsiko ariko yo kureba ubukwe ashaka Gasaro warangije kwitegura Agasaro Gasaro nubwo ni bwiza cyane baraniteguye ndabona hari imitako myiza cyane bariteguye bihagije ngombwa ko ndi kubona n'abantu bari kwinjira baraza ndabona bari kuza birebye twazi igihe ye baba murana bari we